Umuntu agizwe n'ibintu bitatu: umwuka, umubiri n'ibitekerezo. Ibi ni ibintu duhuriyeho twese kuko dutuye mu isi, ubuzima kimwe ntiwabaho. Ufashe umwanya ukibaza icyo wakwemera kubura muri ibi ntacyo wabona. Duhere ku bitekerezo. Aka kanya nibyo uri gukoresha kugira ngo nyumve, bidahari ntiwanyumva. Umubiri wawe ntiwagira gahunda n'imikorere. Uramutse ubuze umubiri nabwo utagihumeka, igisubizo twese turakizi, waba wapfuye. Uramutse ubuze umubiri nabwo ntiwabaho kuko intekerezo n'umwuka ufite bituye mu mubiri. Umubiri ugizwe n'urusobe rw'ingingo zifatanya imikorere zigabanya inshingano mu buryo 9. Hari uruhererekane rw'amagufwa, urwungano rwo gutekereza, urwungano rw'inzira y'amaraso, urwungano rushinzwe kororoka. Umubiri ufite urwungano rushinzwe guhumeka, urwungano rw'inzira y'amaraso, urwungano rushinzwe gusukura umubiri n'urwungano rw'imikaya. Muri uyu mubiri ugizwe n'ingingo nyinshi ndetse zikora imirimo itandukanye, zifite urugingo rumwe rumeze nka nyina wazo. Ibyo ntibivuze ko ruzibyara, oya, ahubwo rurazigaburira. Rwitwa umwijima. Umwijima uherereye mu gihimba, ahagana mu gituza mu ruhande rw'iburyo. Upima ikiro 1 n'igice. Ubarizwa mu ngingo zishinzwe gutunganya no kunoza ibyo kurya wariye. Iyo umaze kurya, ibyo uriye biba biri mu gifu. Umwijima niwo wizindurwa n'indi misemburo ifasha igifu kugogora ibyo kurya wariye ngo intungamubiri zose zize kuvamo neza bikugirire umumaro. Iyo igogora ryo mu gifu rirangiye, umwijima usigaranye akazi ko kwakira intungamubiri zavuye mu byo kurya kugira ngo zivangwe mu maraso zijye aho zikenewe. Uru rugingo nirwo rufite inshingano yo kubika intungamubiri zavuye mu byo kurya, izikenewe zigatanga ku rugero, izidakenewe muri ako kanya zikabikwa zikazakoreshwa mu gihe cya ngombwa. Mu gihe umuntu ari ibyo kurya birimo umwanda cyangwa bihumanijwe, umwijima uhita ufata iyo myanda ukayibikaho kugira ngo itangize umuntu, maze iyo myanda igasohoka binyuze mu nzira za ngombwa: guhumeka, kwituma, kwihagarika ndetse n'ahandi. Ibi bituma umuntu yibaza ibintu bibangamira umwijima bitewe n'ukuntu urugingo ari ingenzi mu mubiri. Ibi ni ibintu byose bibangamira igogora cyangwa birushya mu igogorwa. Ibi birimo ibinyobwa bibamo alcohol, ni ukuvuga ibisindisha, ibirimo amavuta aremereye azwi nka golden oil, ndetse n'ibindi bikomoka ku nyamaswa birimo amata ndetse n'inyama. Ikintu gitangaje kuri urugingo ni ukuntu rugira ubwoba kurusha izindi ngingo ziri mu mubiri. Bamwe mu bantu tubana nabo aba ari abarwayi b'umwijima, ariko igitangaje ntibabizi. Niba ubana n'umuntu ukunda kwiyenza no guteza intonganya, ashobora kuba arwaye umwijima. Mujyane kwa muganga bamuvure aho kumurakarira. Ikindi nababwira ni uko kugira inzika, uburakari ndetse n'umujinya bitera umwijima. Bitewe no kumwenyura ufasha mu koza amaraso, bituma umuntu ufite amaraso yanduye cyangwa arimo imyanda myinshi anutse umwuka. Ibyo bikamusaba gukoresha ibyo kurya bisukura amaraso nk'amacunga, karoti mbisi, indimu, igitunguru cya onyo, cyangwa ukagana muganga. Umwijima nayo ugena isukari umubiri ukoresha. Ibyo bituma umuntu kugira ngo arinde umwijima we asabwa gukoresha isukari y'umwimerere itaraca mu ruganda, kuko isukari mvaruganda ituma umuntu atakaza vitamine A. Ibyo bigatuma umubiri wibaza itagihari, bikabangamira umwijima. Dore ibyo wakora mu kwivura umwijima n'izindi ngingo zikorana nawo. Fata igitunguru cya onyo, wongereho indimu, ubyoze neza, ubishyikire ku isahani, wongeremo ikiyiko cy'ubuki n'ikiyiko cy'amavuta yerayo. Iyo mvange uyiha umurwayi imbere y'igaburo rya saa sita. Ubikora iminsi 4, utara ku munsi umwe mu cyumweru, urangiza ukwezi. Ubuzima nicyo gishoro cya mbere, ni mu bubungabunge. Ubuzima nicyo gishoro cya mbere magara mazima. Mukomeze mukore subscribe kuri The King TV, musangize, mutange n'ibitekerezo.